ariko se ibintu mbona amabuje arimo nibiki? Reka nifatira aka video, reka mfate video nze kuyereka boss. Witegereze, ese nyirabuje ari mu biki? Witegereze nyirabuje hakurya kuri piscine afite umwana, noneho umwana ateruye ari kumubwira ati umva, ikintu ugomba kumenya cyo ni kimwe, nanjye vuba hangangiye kubyara, ngiye kwibaruka, kandi nanone mu kubyara ntago nzabyara nawe ugihari, ngomba gushaka buryo ki ngomba kubyara utakiriho. Ndetse uyu mukozi arangije avuga ati ariko se mabuje yabaye iki? Kandi uriya mwana agiye kumukoza iki? Kandi bari bazi ko nyirabuje afite ubumuga bwo kutagenda, bari bazi ko agendera mu kagare, ariko amwiboneye ahagaze aravuga ati nibyo wigira byose, wabeshye boss kenshi, ariko kuri iyi nshuro ngomba kumwereka ukuri, byakwanga kandi byanakunda ukuri agomba kukubona. Ndetse ahangaha nyirabuja, uyu mukozi akomeje kwitegereza abona nyirabuje agiye gufata wa mwana ngo amute muri piscine. Nta kindi yakoze, yaje yirukanka kibuno amaguru, aza yirukanka arebe ko yatabara. Ese biri buze kugenda gute? Ndetse ahangaha yabanje gukuramo inkweto, aravuga ati uno mwana ngomba gushaka ukuntu namurokora bubina bwiza. Nta kirahinduka, yahise yinjira amazi muri piscine. Ndetse nyirabuje yagambiriye ibiki? Ese ni kubera iki gushaka gukora biriya byose? Ngo nukugira ngo uriya mugore nyine nyirabuje wuno mukozi atazabyara umwana akaza asanga hari undi mwana atabyaye. Mbese muri make uriya mwana yari amubereye mukase. Mama uriya mwana ntabwo yabashije kuba yabakiriho, ntabwo yari akiriho. Uyu mukozi rero yakoze uko ashoboye, aza yoga kugira ngo arebe ko yatabara uriya mwana. Ese ari buze kubigeraho? Biri buze kurangira gute? Ni nuko tuyitangiye. Niba utarakanda subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo ujye ureba inkuru zigisha n'udusobanuye tw'ubwenge mba nabazaniye. Ibyo byarabaye. Uyu nguyu si ibyo gusa, atangira guseka gusa icyo atazi nuko mu mazi hari urimo yafashe umwana arangije amurekuriramo. Gusa mu kumurekuriramo hari uwahagobotse ahita atabara. Ndetse uyu nyirabuje arangije arabibona, aravuga ati wakagoryi we uri mu biki? Ndetse uyu mukozi arangije aravuga ati boss ndakwinginze banga ukuze urebe. Yatangiye gutabara, guhamagara boss, yatangira kumutabaza, akomeza ahamagara patoro. Witegereze urebe, nyirabuje yumva nyine umugabo we niyaza agasanga arahagaze kandi bazi ko agendera mu kagare, biri buze kumukoraho. Arangije ahita afata akagare aragahirika, ahita aryama hasi. Bigaragara ko nyine yaguye nyine yari ari mu kagare akikubita hasi. Witegereze, ese ibi bintu bitangiye gutya biraza kurangira gute? Ndetse ahangaha akagare kabaye nkaho kakubise umuntu hasi, nawe arangije azaryama hano hasi, atangira gutaka ati mugabo mwiza, nkeneye ubufasha bwawe, ndashaka ubufasha bwawe. Kumbe byose nibyo ari kwigira, twe turabyiboneye ukuntu byose bitangiye, ariko umugabo ntago abazi bijya mbere. Umugabo yaje yirukanka avuga ati miyamoro habaye iki? Ati niki kitari kugenda neza? Akomeza gutaka avuga ati nkeneye ubufasha bwawe, ndakwinginze ngwino ufashe. Ndetse uyu mukozi nawe aravuga ati boss ngwino tufashe ahangaha nanjye. Bose batangiye kumusaba ubufasha, ari ufite umwana ndetse ari n'ukeneye ubufasha kuko yaguye hasi, yari afite ubumuga bwo kutagenda, kandi twe twayibonye yari ahagaze afite amaguru yose. Ndetse uyarangije aravuga ati bose ndakwingize ngwino ubanza ufata uno mwana, ngwino ubanza utabara umwana. Ahangaha nyine ubuzima bw'umwana cyane nibwo buba bukeneye kuba bwatabarwa mbere ya byose, hanyuma undi nawe akaba yatabarwa mu nyuma. Ibyo byarabaye. Ndetse umugabo ahangaha atangira kwibaza n'iki kijya mbere. Uyu mugore akomeje gutaka avuga ati uwo mukozi wawe narakubwiye kuva na kera hose, ndebera ibintu yarankoreye, ni ubuhemu butabaho. Ngewe ibi bintu nta nubwo nari isanzwe mbibona, najyaga mbireba ku mateleviziyo, ariko kuri iyi nshuro maze kubona ko binabaho koko. Uwo mukozi wawe ni umugome nyagasani. Atangiye kugambanira uno mukozi ati boss ngewe ndarengana, ngewe nta kibi nakoze, nge ndarengana rwose. Uriya mugore wawe ibintu ari kukubwira ntago ari ibyanyabyo, mabuje ari kubeshya. Ariko uyu mugore akomeza gutaka avuga ati sheri nakubwiye kuva na kera hose, uwo mukozi narakubwiye ngo umwirukane wanga kubyumva, ndakubwira ngo umwirukane wanga kubyumva, none ndebera nawe bivuyemo, ndebera ukuntu aminduye. Ariko uno mu boss nawe yatwaraga ibintu gahoro, ntago yahitaga akazi ibintu ngo usanga arabipanitse. yahise abwira uno mukozi akira bufasha uno mwana, mbanze mwegure sheri wanjye nawe mbanze mwegure, wenda tunavuganye ibyo bindi. Namaze kumwegura yaraje ahangaha abanza afata akagare kari kahenutse, ariko n'ubundi wagiye kwegura azi ko ari umukobwa cyangwa ari umugore ubana n'ubumuga, ariko twe turabizi afite amaguru yose akora ndetse buri kimwe cyose kirakora, ariko uno mugabo ntago arabimenya. Ese uno mugore ubeshya umugabo we gutya agambiriye iki? Ndetse ibi bizamugeza kuki? Umugabo yahise agaruka kureba umwana
umwana we. Ndetse uyu mukozi arangije avuga ati boss arakubeshya ibintu byose ari kuvuga, sanze uno mwana yari agiye kumutamo hano muri pisine, sanze yari agiye kumuhenuramo. Ndetse uyu mugore aravuga ati sheri arakubeshya uwo mukozi, ntiwumve amagambo yiwe, ntiwumve buri kimwe cyose ari buze kukubwira kuko n'ibihimbano wowe nukuva na kera hose urabizi, yahereye na kera hose anzira. Ndetse ayitwaza ko ngo afite ubumuga bwo kutagenda, ibyo ngibyo akabyitwaza, ugasanga inshuro nyinshi ari kumpemukira, araje arampirika. Nari nteruye uwo mwana aramushikuje, ndetse ndebera nawe ibise bivamo icyaba kizima. Rero sheri uwo mukozi umwirukane ave muri runo rugo kuko arabangamye cyane. Tiki aturetse ndamwirukana, yaba yakoze iki kibi, ariko nanone nawe wagakwiye kwihangana, ntabwo wagakwiye guhita ubitwara gutyo. Niba byanabayeho wasanga atanabishakaga ati cyane rwose. Ndetse uyu nguyu yarangije avuga ati sheri nibyo uvuze nibyo ukoze, bigaragara ko uba witaye ku mukozi kurusha uko wita kuri njyewe mugore wawe. Njyewe nta kamaro ngufitiye nabyo nzabimenye, kubera iki njyewe utanyitaho ukita kuri uwo mukozi wawe. Njyewe nkubwiye ikibazo cyanjye mfite, nzi ngo uragikemura, none wanze kugikemura, ubwo uri kumva koko nabigenza gute? Ndebera nawe byari bivuyemo. None se uwo mwana we usanga yasomye nkeri, pisine yamaze kumuhitana, niho wari kubyemera? Ati ibyo byose niwe wabikoze, yaragiye kumuta muri pisine. Uyu mugabo arangije aritegereza aravuga ati niko mbwira ukuntu byagenze, wari ugiye guta uno mwana muri pisine? Ati boss arakubeshya. Ati ahangaha nafashe video, wibuke kandi kuko yabyatangiye ari gukamera. Ati ngewe reka nkwiyerekere video, ibyo ari kukubwira ni ukukubeshya gusa. Uko yakavanyeyo telefone, wibuke yagiye mu mazi, telefone ntinameze neza yamenaguritse, wibuke yagiyemo n'amazi. Ahangaha sinzi ko wakwerekana igihamya, wakerekana gute? Ati sheri ngaho rero nagira icyo arenzaho, arakubeshya n'amatakira ngo nta bimenyetso na bike afite, ahubwo wicyo ari gushaka ni ugushaka impamvu imwe nyine, buri mpamvu iyo ari yose ishoboka yatuma nyirukana. Ati yaturutse hariya arara avuye mu kazi, arangije azangaha ngo aze kunshikuza umwana, ngo aje kunyaka umwana, kandi nanjye nari nkeneye kuba mfite uwo mwana. Umwana rero twamurwaniye paka kugeza nawe yavuze ngo agiye kumuta muri pisine, kandi ari kumuteranya, twe turabizi. Kugeza nawe yavuze ngo agiye kumuta muri pisine, none ndebera ibyavuyemo nawe. Njyewe none se uri kumva wowe uri njyewe wabigenza gute? Wowe uri njyewe uri kumva wabikora gute? Mbwira icyo wakongeraho nawe. Ati rero ikizima nuko uwo mukozi wamwirukana, please ndakwingiza uwo mukozi mwirukane, muvane muri runo rugo, ave muri runo rugo, ntabwo umukeneye kuko ibugoma nkorera nta n'undi muntu wabwishimira. Uyu mugabo arangije arabyumva, yanga guhita afata imyanzuro yihushe, aravuga ati kuva kirafata uno mwana, reka nze nite ku mugore wanjye. Umugabo yanze guhita afata imyanzuro yihuse, ntabwo ari wa muntu uhubuka, ni wa muntu ugenda gake gakeya, kandi ibintu byose akabikora neza yitonze. Gusa nanone uyu mukozi yarazi ko afite gihamya, ariko araraburije, birangiye gihamya yaragiye gutanga byose bitagenze neza. Yaje ahangaha akomanga telefone, aravuga ati telefone nayo irantengushye itumye ngaragara nabi. Wa mugabo yaragiye ahumuriza umugore, waramubwiye ati umva sheri ahumura, byose biraza kugenda neza. Uriya mukozi nawe ndaza kumuganiriza cyane ko uno mugabo yarazi ko uno mukozi ni umukozi rwose wibereye aho ngaho witonda, ni umukozi udapfa nyine gukora buri kimwe cyose uko yiboneye. Yumvaga ibintu umugore we yari kumubwira uno mukozi atabikora, kandi koko ni nako biri. natwe niko twabibonye. Uno mukozi ni umukozi witonda, ahubwo we yaje gutabara, ariko mu kuza gutabara byari birangiye amakosa yose bayamushyizeho. Nuko amahirwe yagize bosi we ari wa muntu udakaza ibintu, iyo aza kuba akomeza ibintu uyu mukozi sinzi ko byari kurangira neza. Ibyo byarabaye, barakwereka wa mukozi yibereye mu kazi ke. Asohotse sasa ageze ahangaha yahuye na nyirabuja, mugura na nyirabuja. Sasa rero nyirabuja ageze ahangaha barakubitana amaso, wibuka hari agakesi bahuriyemo ejo bundi hashize iminsi nyine, arangije barapfubirana. Uyahita mureba nyine, amureba gutya, nyirabuja arahaguruka ahagarara yemye. Uyu mukozi niwe muntu wenyine uzi ko nyirabuja ari muzima, agenda afite n'amaguru. Ndetse uyu nyirabuja arangije aravuga ati umva rero nkubwira ikintu kimwe gishoboka, ukazibeshye niwe muntu wenyine uzi ko mpagarara ku maguru yanjye abiri nkakora buri kimwe cyose. Ejo bundi narakubabariye sinakwirukanisha, ndetse ukazagira ikintu na kimwe uvuga ku bijyanye n'aya maguru yanjye sinjye kukubeshya. Umenye ko bizakubaho, uzahita utawusubira iwanyu mu cyaro, kandi nta nubwo uzahasubira neza, uzahasubira nabi. Nagira ngo nkubwire ko umunwa wawe ufunge, si ukuwufunga gusa ahubwo ufunge cyane. Ibyo byo bizirikane. Niyo magambo yamubwiye ati kandi
utwo tugambo ugenda uhwihwisa ngo nabonye kanaka ameze ukuntu, umva uwo munwa wawe nzawufungisha itindu, nzahita nkufunga, ibyo by'ubizirikane wakagoryiwe. Ejo bundi narakubabariye ndakwihorera, nimuwe nakugiriye, iyo ushaka mba narakwirukanishije. Ati wambabariye hese wabaye uko wanteranyije bosi bikarangira atabyemeye. Ati waranteranyije bosi birangira atabyemeye, none uhita wishyiraho ko ari wowe wambabariye, ntabwo wigeze umbabarira, none se ubundi ububekera bosi iki? Niko uyu mukozi yahise amubwira, ndetse yari abangamiwe no kubona nyirabuja ahora abeshya bosi we, kandi bosi wari umwana mwiza rwose, ari umubosi bumvikana. Uyananjye aravuga ati umva wowe ushinzwe iki muri runo rugo? Ushinzwe gukora akazi, none ibyo bindi ninde wabigutoreye byo kuza kuneka ngo umenye ngo nyoko buja ngo aragenda ngo ameze ate? Umva wowe uzafunga umunwa wawe gusa, naho ubundi nutabikora niwaramuka ufunze umunwa ahangaha uzahaba mu mahoro, ubone rwose urugo rwakubanye paradizo. Ariko nanone ujya ugira ibanga, ariko nanone nutarigira, nagira ngo nkubwire ko nzagufata nkutumura ahangaha, nawe nubwo uzamenya uko wasohotsemo. Ngewe rero ndi kumva inama nakugira kandi nashoboka, ikintu kizima wagakwiriye gukora ni ugufunga uwo munwa wawe, hanyuma rero ugatuza tukabana. We muko uri kumva, utuze tubane, nawe ubundi niwashaka kuzana ibintu by'intambara, ushaka kubipanika, ushaka kubikaza, nanjye nzabikaza, hanyuma turebe muri hagati yanjye nawe ninde uzahomba. Kandi nudacunga neza uzasubira hariya mu byari wanyu, uze guhinga, ujye gukubitwa. None ikizima rero guma muri uru rugo, twibanire neza mu mahoro, buri kimwe cyose uzajya ubona nkoze ujye kigira ibanga ugituzemo, uru rugo rwose bizakunezeza. Ahangaha nzajya mpazana abagabo witurize. Uyaranjira avuga ati ntabwo nzabona wazanye umugabo muri runo rugo ngo mbiceceke, ibyo by'ubanze ubimenye, nzabibwira bosi. Uyu mukozi nawe ntabwo ajya ari pfana, yahise amubwiza ukuri. Ndetse nyirabuja arangira avuga ati umva ubwo rero nuko nari nkoroheje, none numvise udashaka ubworoherane. Niba udakeneye ubworoherane rero ndaje nkwereke icyo ukeneye, gusa njyewe icyo nzi ni kimwe, uru rugo ni urwanjye, umugabo wanjye aranyizera, azi ko amaguru yanjye adakora, azi ko buri kimwe cyose nta n'ikintu na kimwe namubeshya. Rero wowe uri mu zihe nyungu? Subwo wowe uri mu gihombo gusa. Nagira ngo nkubwire ko ni igihe gitoya wowe kibarirwa ku ntoki ufite muri runo rugo, hita umva n'imbere se nyine vuba vuba, atari kukibeshya ukazavuga ibyabereye ahangaha, ukazavuga ko wambonye mpagaze ku maguru yanjye abiri. Sha sinjye kukubeshya, uwo munwa wawe nzazana imakasi nkukate, nzazana imakasi nkukate, ubu nigende nkuhereza imbwa ziwurye. Kandi nanone twubahane, ntuzamure ibyo bintu by'akavuyo kawe by'umunwa, umunwa ugira wawe. Uyananje avuga ati mabuja ntabyo nzavuga ibyo byobyo, ariko nawe ntuzazana abandi bagabo hano muri runo rugo, nawe ntuzabikore. Ndetse ahangaha aravuga ati rwose nawe iyo mbona akenshi uhora ubabaza bosi kandi nta kibi yagutwaye, ntacyo yagukozeho, wisubireho. Yarigendeye gusa nanone asiga amubwiye akantu nawe kamukorogoshora, asize amusigiye akigwa. Aramubwiye ati nawe wisubireho, ntugahora uzana abagabo hano muri runo rugo. Ibyo bintu bibabaza bosi, mbamuna nyine mubabariye igihe kimwe shobora kuzacika nkabivuga. Uyanarije aravuga ati nawe iri kwigira rega, n'ubundi iminsi ufite muri runo rugo ndi kuyibarira ku ntoki, nta gihe uhafite. Ushaka wamenya ubwenge rero, ukagenda gakeya, ukajya ungirira ibanga, ukandika nkikorera ibyo nshaka. Ibyo byarabaye, arangije arongera asubira mu kagare. Muri make ahangaha nyine iyo amaze gutandukana n'uriya mukozi, ahita yongera agasubira mu kagare, akongera akaba ufite ubumuga. Ibyo byose byarabaye. Nyuma y'uko ibyo byose bimaze kuba sasa rero yibereye ahangaha, umugabo we yaraje. Umugabo we nyine amaze kwitegura, agiye kujya mu kazi, agiye kujya gushaka amafaranga. Arangije avuga ati ami amoro, nizere ko umeze neza rero. Ati rero nari maze akanya ndi kumwe n'umwana hano, ati twari turi kuganira. Ati rero igihe kirageze ngo njye mu kazi, ngiye kujya mu kazi, kandi nanone nawe nizere ko umeze neza, kandi ahangaha hari udufaranga nahembwe, nagira ngo ngwano amafaranga uyabike undebera abandi bagabo. Umugabo arahembwa, agafata amafaranga yose akayazanira umugore we, akamubwira tuyabike. Ati tuzajya tuyakoresha buhoro buhoro. Nkaho ntago uyu ni umugabo nyine ufite gahunda yo kubaka, ntago ari nk'aba bagabo bamara guhembwa akagenda twose akatunywera, akazanira umugore we nk'uduhumbi tubiri twaho ngaho. Ati fata aya ngayo uzayahahemo intoryi, ubwo nyine ngo akabarahashye. Ariko uyu wiwe yafataga amafaranga yose akayahereza umugore, akavuga ati ugenda uyabike, tuzayakoresha buhoro buhoro. Uyarangije avuga ati rose sheri, wowe wagize nawe wisagura basi uri buze gukeneramo agatike,
n'utundi tuntu uri buze gukenera. Uyu mugabo aravuga ati nta kibazo miyamoro, nta kibazo rwose. Ndetse uyu mugore arangije aravuga ati ariko sheri tugomba no gushaka buryo nyine twakoresha ku buryo aya maguru yanjye bazayitaho bakamvura ibintu byose bikagenda neza. Uyu mugabo arabyumva kandi koko yumva kuba umugore we yavurwa ni ngombwa, ariko nanone birabasaba amafaranga menshi. Ati amafaranga twajya tuyegeranya gahoro gahoro, aya nayo ngiye kugenda nyabike, nandi azagenda aboneka ujye uzana tuyabike, hanyuma rero dushaka ukuntu nazavurwa, kuko nanjye guhora mbona ukora wari wowe winjiza gusa, ngewe mbaye muri uru rugo mbaye nk'umutwaro wawe, ntago ari bizima rwose. Aya maguru yanjye nkeneye kwakira, nanjye nkajya mu kazi nkajya nkufasha uru rugo tukaruhahira twembi turi babiri. Ibyo bintu urabitekereza iki? Yamuhaye igitekerezo, gusa uno mugabo yari umuntu wumvikana kandi wumva ibintu. Arangije aravuga ati sheri nta kibazo rwose, ibyo byo nanjye iteka mbizirikanaho kenshi, kandi nanone nagira ngo nkubwire ko ibyo nanabitekereje mbere yuko ubitekerezaho. Kubw'iyo mpamvu ngende kumva igishoboka kizima kandi gihari nuko n'ubundi ibyo byose bizaba kandi bikanagenda neza. Kandi sheri humura, byose bizajya mu buryo, ndabizi neza nzabikora uko nshoboye, bizakunda. Rero kubw'iyo mpamvu wowe iturize, akira fata umwana ngende njye gushaka andi mafaranga, nongere njye gukora nyine ndebe ko twazabona n'akandi gashahara, kandi nzakuvuza. Wowe wita ku mwana mu gihe amafaranga ataraboneka. Uyaravuga ati nta kibazo sheri, niba ubyemeye rwose ndagushimiye, niba ubyemeye rwose ndagushimiye. Ati kandi ndagukunda cyane. Abwira umugabo we ko amukunda, ariko se nanone waba ukunda umuntu warangiza ukamuhisha ko uri muzima, ukajya uhora umubeshya ko ufite ubumuga, mukabana ibihe byose, akora buri kimwe cyose ku bwawe, ndetse atazi kuri muzima, wowe azi ko ufite ubumuga. Ese uyu mugore wagamije iki? Kandi ahora namwaka amafaranga ngo yo kuzajya kwivuza. Azajya kwivuza iki kandi tuzi ko ari muzima? Mu gihe uno mugabo ari kumubwira ati nta kibazo sheri ngiye kuyashaka. Ndebera umugore nawe ukuntu yabaga yimereye, akaba ari kureba hirya akamwenyuramo, yaba ari kureba umugabo we akongera akazana isura nyine y'uburakari cyangwa y'akababaro, ari kurira. Aravuga ati nta kibazo miyamoro, nta kibazo cyane rwose. Ati ntarimo nsigira uwo mwana, ati umwana ndakomeza mwiteho, ariko nawe ako kantu kazirikane. Kandi ndakubwiza ukuri ko sheri, ndakubwiza ukuri ko nzakwitura, kandi nzakwitura ikintu cyiza kurushaho, kuko wakomeje kumba hafi. Ntabwo wigeze untererana iminsi yose twabanye mfite ubu bumuga, wakomeje kumba hafi, urakomeza kunganiriza, ukajya unyongerera icyizere kandi ukananyereka n'urukundo. Aya maguru yanjye niyamara gukira, nzakora uko nshoboye, inyiturano yose wantuye, ibyo wagiye unkorera byose nzabikwitura, kandi ndabyizera neza. Yagaragazaga ko amaguru ye amubangamiye cyane, amaguru yabangamye kuba afite ubumuga, kandi amaguru ye ni mazima. Ese uyu mudamu agamije iki? Uze kuyireba uyirangize, uri buze kugenda usobanukirwa akantu ku kandi, uri buze kugenda usobanukirwa buri kamwe. Uyu mugabo arangije aramwumva neza, aravuga ati oya nta kibazo sheri, nta kibazo, ibyo ni ibintu bisanzwe. Kandi nanone nyine nk'umugabo wese aba agomba kwita ku mugore we. None se ni ngombwa ngo umugore agire ubumuga nk'uku hanyuma uhita umutererana? Gusa umuntu w'umugabo icyo atazi ni kimwe, icyo atazi ni uko uyu mugore ni muzima. Ndetse uyu mugore yahise amubwira ati banza uzane nzanira na bibero kugira ngo umwana mbe muha amata. Umugabo yasubiye yagiye kuzana bibero. Witegereze urebe, yari yigiriye mu kazi, gusa mu gusubira yagiye kuzana bibero. Uyu mugore yasigaye aseka, aravuga ati aya mafaranga ngo nzayabika azajye kumvuza. Nawe rero uryampaye uvuga ati aya mafaranga tuzayifashisha ngo tuzatuyakoresha gahoro gahoro, nta makuru ufite. Aya mafaranga nzayabika niyamara kugwira. Ibyo byarabaye, ubwo namwe murabyumva. Barakwereka ku munsi ukurikiyeho uyu mugore yavuye mu rugo, ndetse akomeza kuza ngaha. Ni mu baturanyi nyine, n'ahantu hari abahinzi mu baturanyi. Gusa uko ari kugenda wa mukozi yaramukurikiranye. Hari umugabo uri ahangaha uri kwikorera akazi kiwe, witegereze urebe, ni umugabo wihimbiye imyembe. Ndetse uyu nguyu yarangije utumva angiye kujya mwahirya, nta kibazo wowe uhasange. Kumbe uriya mugore ntabwo yajishaga umugabo we kuriya gusa, yaramucaga n'inyuma. Uyu mugore yakomeze kuza, gusa uko ari kuza umukozi nawe yamuriye inyomeko, yamwomesa ari kuvuga ati ngomba gukurikirana mabuja nkamenya ahantu ari kugana. Uko biri kose hari ikindi kintu agiye gukora, hari undi mupanga afite. Uyu mugore arimo aragenda ahangaha yumva umuntu nyuma, kandi wibuke wa mukozi we yamukurikiranye yaje kuneka. Ubundi mabuja aba agiye gukora ikimuhariya, kandi twabonye hari ikigabo gihari cyamubwiye ati umva ngiye kujya mwahirya uhasange.
nyirabuja agendera mu kagare, ndetse umugabo we ntago azi ko uno mugore wari muzima, wiwe azi ngo afite uburwayi bw'amaguru, kandi uno mugore byose nibyo yigira. Arangije aravuga ati ubwo ntawe rero, ubwo nta muntu hari, ni ukubeshya. Umugore arangije arahaguruka. Tekereza nk'umugabo wahise amubona ahagaze ku maguru y'abiri, kandi mu busanzwe azi ko umugore we afite ubumuga bwo kutagenda, ndetse muri iyi minsi amaze iminsi anamubwira ati dushaka amafaranga nzajya kwivuza no maguru, kandi amaguru ye ni mazima. Wa mukozi yaje amukurikiranye aravuga ati ndakurya inyomeko nayo wigira yose, ndamenya aho ugiye ndetse ndagukurikirana, nta kintu muri buze kunkorana mpari. Uyu mukozi yaje gukomeza amukurikira, ndetse aza mwomeka yamuriye inyomeko, aravuga ati mabuja ni ibyo wigira, ndaza kuba ndi kumwe nawe, ntaho uri buze gucikira, ndetse nta n'ikibi uri buze gukora, ndaza kuba nkuri iruhande. Yakomeje kuza gahoro gahoro, akomeza kuza arunguruka, ageze ahangaha aramubura, akomeza kuzenguruka ahangaha, ari mu murima w'abandi aramubura, akomeza kurunguruka. Ariko se mabuja agiye hehe? acengeye he ko arayigira? Uko biri kose ari mwaha muri uyu murima ntabwo yaba harenze, kandi kuko nta mwanya munini ushize ahaje yakomeje kuzenguruka ngaravuga atariye akiraho. Nyirabuja kumvi yamuriye inyomeko, nawe yari yamwihishe, arangije itamufata ati niko wakagoryiwe, ahangaha wahageze gute? Ubundi ungendaho nkande? Ngewe ndi umugore wawe, ndi umugabo wawe, ndi mwene wanyu, ndi iki cyawe? Ati hoya mabuja, ati none uri ahangaha ukora iki? Ati nuko narinje nitemberera nirebera nyine muri uyu murima ikintu bahinzemo, nari nta kindi kibi rwose naringamije, nta nubwo ari nawe narinje kureba, nari ndimo nitemberera byaho ngaho, ariko ubundi nagira ngo nkubwire ko rwose nta kindi kibi narinje kureba ahangaha cyangenzaga, kandi nta nubwo ari nawe narinje kureba. Ndetse Nyirabuja arangije aravuga ati umva nkubwire rero singe kukubeshya, iyi ni inshuro ya mbere na nyuma. Ubwa mbere narakwihoreye ndakubabarira, nanaguhaye gasopo wanga kubyumva, none kuri inshuro rero sasa rero singe kukubeshya, ugomba kwirukanwa bubi na bwiza. Uri kumva wakagoryiwe? Hitugira vuba vuba unavangaha. Ati mabuja rwose nta kintu ndi buvuge, nta kintu na kimwe ndibuze kuvuga, nta n'ikintu nabonye rwose, singe kukubeshya nta kintu na kimwe nigeze mbona. Ati rwose ibingibi nabyirengagije, ati ubundi niko niziye ahangaha, ati narinje kwirebera muri uno murima, ariko nanone ni ukubeshya, kandi nanone umuntu uri kubeshya ntabwo wamuyoberwa, tereka mabuja urangiye nta n'ikintu nabwira bosi, ngewe nzabiceceka kwa kundi wabimbwiye, nta kintu na kimwe navuga, cyane ko nta nicyo nigeze mbona rwose, nuko nari nizi ahangaha rwose ntubifate nabi, ngo ujye kumfata nkaho naje nkukurikiranye nje kukuneka, ngo nje kureba kuri kumwe n'umugabo, nta kindi cyangenzaga rwose, nta n'ikintu kibi kibirimo, nta n'ikintu nzavuga. Akomeza gushaka amagambo yose yo kubeshya, ariko Nyirabuja byumva. Nyirabuja arangije aravuga ati ariko uri kundeba ukambonamo ikigoryi, uri kumbonamo ikigoryi ngewe, ariko niyo yayo n'ubundi ni wowe urwiciriye, cangagira vuba vuba se nyine. N'ikindi gihe ngewe ntabwo ngewe ndi gupingana nawe, nta nubwo ndi gukontororana nawe, ujya gukontorora bene wanyu, ubizirikana ibyo bintu, ngewe ukazaramuka ngize ijambo na rimwe ntumva, ubwira umugabo wanjye ko naje ahangaha, noneho si ukuhaza gusa, nkaza mpagaze n'amaguru yanjye abiri, kandi nanone icyo nizere ko wari mizi ukanaryibagirwa, ngewe ndacyafite ubumuga bw'amaguru, ntazagiye n'umuntu numva abimenya. Ati rero mu byo kuza ahangaha umenye ko ntazahita ngwitana. Ati mabuja rwose ndakwinginze nta kintu nzavuga, ndakwinginze uri no kumbabaza. Yari yamufashe ari kumukanda, ndetse uyu ngo yarangije avuga ati mana ufashe, ati mu izina ry'Imana rwose singe kukubeshya nta kintu nzavuga. Arangije ahita yirukanka ava ahangaha. Ese Nyirabuja ibi bintu yikora bizarangira gute? Umugabo we niyaramuka bivumbuye akamenya ko umugore babana, umugore we uhora umubeshya ko afite ubumuga bw'amaguru, kumbi ajyana amuca inyuma, atari ukumubeshya gusa, ajyana amuca inyuma. Ibyo byose bimaze kuba wamukoze amaze kugenda, Nyirabuja ahita ajya kwirebera cya kigabo ngo bisoreze nyine ibyabazanye hano, ntabwo yagenda bitabaye. Ibyo byarabaye, barakwereka ku munsi ukurikiyeho. Gusa Nyirabuja asezeranyije uriya mukozi ko agomba kumwirukanisha bubi na bwiza. Ku munsi ukurikiyeho Nyirabuja yafashe akagare, arangije araza agana ahangaha. Witegereze wa mukozi yasize itaburiye yiwe nyine ahangaha atekera, witegereze urebe, yasize itaburiya yiwe. Mu kuyihasiga rero Nyirabuja nawe yaraje azana isakoshi ahangaha, arangije areba mu isakoshi, kandi iriya taburiya y'uriya mukozi hariya nyine buri kimwe cyose washyiramo
cyabazwa uriya mukozi kuko ntiyabazi ibiri kujya mbere. Nyirabuja yavanyeyo za note, yavanyeyo amafaranga menshi, arangije aza buhoro buhoro arahaguruka. Tekereza nk'umugabo we ahise amubona ahagaze mu ubu buryo, ubu yarinzaho iki koko, yabyongeraho iki? Gusa yasize amusezeranije ko agomba kumwirukanisha. Yaraje buhoro buhoro aza bukeya, arangije azana ya mafaranga amwe, aya mbere ayashyira mu mufuka witaburiya yuriya mukozi. Ahangaha umva, bosi we aramutse aje agasanga yatwaye ibi bifaranga byose, ko n'umushahara ahembwa nta mafaranga angana gutya arimo, uriya mukozi yarenzaho iki? Yabivuga gute? Yabisobanura gute? Gusa nyirabuja impamvu zose ari gushaka ni izakwirukanisha uriya mukozi, kuko amaze kubona ko amubangamira, amaze kubona ko amubuza kwisanzura. Andi mafaranga arayafata ayanyabagiza ahangaha, arayanyabagiza nyine ku buryo kibigaragara ko umuntu wayatwaye yayisanzuyemo akayidagaduramo, akagira n'aho ayanyabagiza yayahaze. Ubwo uri kumva nyine yari yamubanye menshi, abura n'aho ayatwara yayanyabagiza. Ndetse uyu mugore arangije ahita agaruka kuri ka gatebe, ahita agahindukiza kugira ngo nyine utapfa no kugira ngo utaba wanamenya yuko yigeze anareba hari inyuma. Aragahindukiza areba hirya, ibyo amaze gukora biri inyuma yiwe, yahise yirebera hirya aragahindukiza. Sasa witegereze urebe uyu mugore noneho yateguye iki, n'uwe mupanga afite. Amaze kwicara mu gatebe aba yiturije, aravuga ati wana kabisanga reka nze mbifiringe neza. Akimara kwicara mu gatebe nta kindi yakoze. Witegereze urebe afite uwuhe mupangu, uriya mukozi none haraza kurutoroka urwo wamupangiye. Witegereze urebe uze kuyireba uyirangize, ariko iteka n'ubundi ukuri kujya ahagaragara uko wakwisha kose. Wa mugore arangije arataka cyane, akomeza guhamagara sheri wati miyamoru ndagukeneye ngufashe, ndagukeneye nyine ubutabazi bwawe, ndakwinginza. Ari no kurira sha, reba ukuntu ari kurira ari seriye. Ndetse ahangaho umugabo yahitaga aza yirukanka, yahitaga aza kureba umugore we n'iki kibi kimubayeho. Ndetse mukuza yirukanka yaje asanga umugore we ari kurira cyane, amarira n'amarira. Umugabo ageze ahangaha, ibise birashoboka, miyamoru ubaye iki? Niki kikubaye ko mbona uri kurira? Ati sheri yaba waruzi ibyambayeho n'agahomamunwa, ya mafaranga yose wampaye we ukari amafaranga yamuhaye. Ati yose naje mu gikapu cyanjye nje kuyarebamo ndayabura, yose nahise nyabura, nanjye ntabwo nzi aho yagiye. Uyu mugabo aravuga ati oya sheri ntabwo byashoboka, wibuka ko nta n'ayandi mafaranga nari narabikije, nose amafaranga yaba yagiye hehe? Kandi nyine wumva narayaguhaye wari uyafite, yaba yagiye hehe? Uyu arangije aravuga ati miyamoru nose ko nayashyize muri iki gikapu, nawe urabizi niho mbika umunsi ku munsi, amafaranga yanjye yibera muri kino gikapu. None ubwo uri kumva, none njyewe nabwirwa n'icyo aho yagiye. Uyu mugabo aravuga ati ubwo se birashoboka? Yatangiye kubitekerezaho, yumva ni ibintu bigoranye. Aravuga ati ariko se ubwo nanone amafaranga yaba yatwawe nande ku rundi ruhande? Uyu aravuga ati nanjye byanshobeye, byancanze, noneho uwo yatwaye nta na duke yansigiye, yanze no kusigira n'amadolari 100 yonyine, yanze no kuyasigira nayo. Ndetse ahangaho umugabo akomeza kubyibazaho. Umugabo aribaza ariko se ubwo nanone byaba byagenze gute? Umugabo atekereje neza, yitegereje hari inyuma y'uno mugore, wibuka hari ibifaranga bihanyabagiye. Ahangaha kandi amwe ari mu mufuka uriya mukozi witaburiye yuriya mukozi. Uyirangije avuga ati bise birashoboka, ntabwo byumvikana. None se ariya mafaranga akaba yageze hariya gute? Uyu mugabo yaje kureba, reka sasa yasange mu mufuka witaburiye yuriya mukozi. Wa mugore wari uri kurira areba agatwenge yese kuhitamo gake yasekiramwe imbere, ndetse arahindukira aramureba, areba uriya mugabo ari kuyatoragura, arayatoragura yose agera nari mu gafuka nyine muntuze mu gafuka kitaburiya ya wa mukozi wa muri runo rugo. Uyu mugore arongera arakara, abonye umugabo wagarutse, arongera nyine amera nk'uri kurira. Uyu mugabo yaje bitekerezaho, gute umukozi agira amafaranga ngana gutya kandi n'umushahara muhemba nta na kimwe cya karindwi kirimo cy'ayo mafaranga? Witegereze urebe. Ndetse uyu nguyu yitegereje aravuga ati mana yanjye we, amafaranga yanjye uzi ko ari ayo ngayo n'ayo ngayo, ahubwo yageze mwaho ngaho gute? Nibyo yatangiye kwibaza nawe. Ati sheri nibyo nakubwiye kuva na kera hose, narakubwiye ati uriya mukozi ni ikijura, ati umunsi umwe azatwiba, ati wasanga yayibye akibagirwa ko yanayashyizemo, yari ari bapanga guhita yitahira. Ati rero ikizima sheri, reba ikintu wakora kizima niyo neza. Ati yose uko yakabaye yayateruye arayajyana. Ati ubwo uri kumva igisigaye ni ukuzatugurishirizaho inzu tugashiduka tuba mu nzu y'ubukode yarayigurishije. Ndetse ahangaha uyu mugabo arangije aravuga ati
Sheila abanguka agira vuba vuba. Disi yarari kwirerera umwana, yarari kwita ku mwana yaje yirukanka. Avuga ati nari mbitabye patro. Ati nari mbitabye. Ati habaye iki? Niyo magambo yaje yivugira. Ahanga asanga barakaye. Ati ruse boss wari uri kumpamagara cyane. Ariko nari nyiri kugaburira umwana. Ati none mwashakaga byihutirwa. Ati ni iki kiri kujya mbere? Niyo magambo yahise ababaza. Gusa mu kubabaza witegereza ureba akantu kukanda arebye ahangaha. Abona boss we afite itaburiye ye. Itaburiya ye irimo ibifaranga. Arenje aravuga ati nose boss ayo mafaranga muri gushyira mu itaburiya yanjye nayo kugira ngo bigende bite. Ndetse boss waranje aravuga ati gabanya uburyarya wakagoryiwe, gabanya uburyarya. Gute watangiye kuba igisambo ryari? Watangiye kuba igisambo ryari ku buryo utinyuka ukajya mu cyumba cyanjye n'umugore wanjye ugafata amafaranga yose arimo ukayapakira ukaza ukayashyira muri iki gitaburiya cyawe, aho ubera n'ikigoryi igitaburiya cyawe ukagisiga hano hanze? Ubundi ubwo uba wumva ugamije iki? Mbwira impamvu ni kubera iki wabikoze, wabuze iki muri runo rugo? Kandi uno mukozi disi ntabyo azi. Ati boss rwose ibyo bintu muri kuvuga ntago mbisobanukiwe neza, ibyo bintu ntago nzi byari byo. Ati ibyo bintu uri kuvuga ntago ndi kubisobanukirwa, ariko buri kimwe cyose yavugaga ahangaha sinzi ko hari icyamutabara, nta ngingo nimwe afite yamurengera. Arenje aravuga ati mabuja ati wigeze ubona ngewe nza mu cyumba cyanyu? Icyumba cyanyu kubizi ngenge nkigeramo? Ati rwose mburanira, ati mvuganira ko mbu ari kubwira ngo amuvuganire niwe wamugambaniye, we ari no kwisekera. Uyu mugabo arangije aravuga ati rero nagira ngo nkubwire ko ntago nishimiye ubujura muri runo rugo rwanjye. Uru rugo rwanjye ntago nshakamo igisambo. Igisambo cyose kigerageje kuzamo kiratumuka kikagenda. Kubw'iyo mpamvu rero fata uwo mwana wanjye umumpereze utumuka uvangaha. Uyu mukozi aravuga ati boss ndakwinginze rwose fasha ndakwinginze, ibyo bintu ntabyo nzi, nta nubwo nzi nuko byagenze, kandi urabizi ko ibyo bintu ntatinyuka kuba nabikora. Ndetse uyu mubosi yanamwizeye inshuro nyinshi, ariko kuri inshuro sinzi ko yamwihanganira. Uyu mugore arangije aravuga ati wigaza n'ibintu by'imuhangaha, gute watinyutse wowe ukanyibira amafaranga wagasambo wakajura we? Ati sheri ahubwo wowe uri kumva ko turamutse tunamurese noneho ubwo yabigerageje bwa mbere n'inzu yazayitugurishirizaho tugashiduka turi kuba mu nzu y'abandi. Ati sheri reba icyo wakora, atabwo zera ngufashe ayo mafaranga mwambura umwana wacu irukana ishyano rivanga muri runo rugo, nta kamara afite muri runo rugo. Ndetse uyu mugabo yahise aza arangije amwaka umwana we, aravuga ati tumuka uvangaha. Mu gihe kwita ku rugo nako mugiye gukora inshingano zawe byakunaniye, gukora akazi kawe byakunaniye, vanga agenda. Disi baramwirukanye kandi ari kuzira ubusa, twe turabizi. Arangije aravuga ati ariko patro rwose uko ubifashe ntago ariko biratinda kwisabye, sinongere no kumva n'ijambo ryawe rimvugaho. Gusa yitegereza nyirabuja, abona nyirabuja wibuka hari amadega bafitanye, hari akantu baziranye, hari utuntu tutudega ajya amufatiramo yagiye nko gucinya umuntu mugabo. Nanone hari akandi kabangazi kuko uno mugore ntabo mugabana nabwo, nuko bamwirukanye aragenda. Baramubwira ati genda ufate ibikapo byawe ufate buri kimwe cyose utumuka uvanga. Ndetse uyu mugore arangije aravuga ati miyamoro urakoze cyane rwose, aturakoze cyane, aturiya niwo mwanzuro muzima n'ubundi nakubwiraga kuva na kera hose. Uyu mugabo aravuga ati ntabwo nari ko kari agakozi ari akajura ruharwa bigeze ahangaha, ntabwo nari nzi ko ari agacakura kakiza ahangaha kaje kitonda. Nanone dukomeza kubana kitonda, ahubwo iyi mico ntabwo nzahanuka yigiye, sinzahana iyi mico kayikuye. Kandi koko uriya mukozi ararengana n'ubundi arakitonda, ariko ararengana. Barakwereka nyuma y'igihe uriya mukozi baramwirukanye, wa mubosi arahanga rwose yigiriye mu kazi yibereye mu modoka. Barakwereka wa mukozi ntabwo yagiye ngo birangire gutyo, yakurikiranye bosi wagiye mu kazi, araza yitambika imodoka ye. Yahise aza yitambika imodoka ya bosi we, aravuga ati bosi ndakwinginze hagarara. Ndetse aracyanamwita bosi we nubwo yamwirukanye, ariko ntabwo bigeze babana nabi. Ndetse azi yuko nabira byose bosi we yakoze akamwirukana, azi ko nta bugome bosi we yari afite, azi ko byose ari ubugambanyi yakorewe n'uriya mugore. Yarabivumbuye kuko bitewe n'ukuntu uriya mugore bari bafitanye amadega, n'ukuntu yajyaga amufatira mu byaha byinshi, yatekereje ko ari we wabikoze. Kandi koko ni nako biri. Uyu mubosi yasutse mu modoka avuga ati wowe uri kumuhagarika nkandi ko ndakwirukanye uracyanshaka iki? Uracyangendaho nkande? Ati boss ndakwingize kuri inshuro ntabwo nguhagaritse, wenda ngo nkwinginge ube wansubiza mu kazi,
ahubwo kuri iyi nshuro nguhagaritse kugira ngo nkurengere ndengere n'umwana wawe. Ikintu ugomba kumenya cyo ni kimwe, ugomba kumenya ko umwana wawe nta mahoro afite aka kanya, kandi nanone ikindi ugomba kumenya, nawe umugore muri kubana arakubeshya, biriya byose yabikoze kugira ngo anyirukanishe. Icyo cyo ugomba ukimenye. Uyu mugabo arangije avuga ati umwana wanjye nanjye ngo turi mu byago, ibimenyetso biri hehe se? Ibimenyetso biri ati bosi, nyamara ibintu ndi kukubwira n'ukuri. Ati basi unyizere bwa none, unyizere bwa rimwe. Uyu mubosi arangije avuga ati ariko wa mukozi we, njye narakwirukanye, nta gahunda nyifitanye nawe, ndetse nta nubwo ukwiriye no kumenya uko ubuzima bwanjye mbubayeho. Uyu mukozi aravuga ati bosi, byose ndi gukora n'ubundi ndabizi ni ku bwawe, nta bihembo ngusabye by'ibyo ndi gukora, kandi nanone ndi kumva kuba twasubira mu rugo nkagira ibintu nkwereka, nabyo nta mwanya munini byadutwara cyane. Ati uriya mugore wawe bijya gutangira byose uzi ugasanga buriya mugore wawe buriya wari uzi ko anahagarara, amaguru ye ni mazima ayahagararaho yombi. Si ibyo gusa, uriya mugore wawe wari uzi ko aguciye imata, ariko ibintu uri kuvuga ni ibiki? Uri gushaka kundyarya rero ngo unyobye ubwenge se? Uri kubona ndi ikigo ati bosi nawe ndi kukuyobya ubwenge, naba nkuryarye se ngo bimfashe iki? Ati uriya mugore wawe ikizima nuko akubeshya byose, nta kintu na kimwe akubwiza ukuri. Ati niba ugira ngo ndakubeshya, reka dusubire iwawe ujye kwirebera. Uyu mugabo arangije avuga ati umva rero sinjye kukubeshya, mubwize n'ukuri, uraramuka umbeshye ngewe urasinjya mbeshywa, ukansubiza mu rugo nkasanga usubije mu rugo kubusa, umenye ko bitutari buze kuvaruka amahoro. Uyu mukozi aravuga ati bosi nta kibazo, niyo wanandase ukagira ute, ngewe ibintu ndi buze kukwereka niko kuri guhari. Kandi koko uyu mukozi byose arabizi. Yajyaga abona uriya nyirabuja wahoze ari nyirabuja ahagarara ku maguru ye yombi, yajyaga amubona ajya kumuca inyuma, yajyaga amubona agiye gutera uriya mwana. Ndetse uyu mubosi arangije aravuga ati nta kibazo, umbujije akazi kanjye, ariko reka dusubireyo, nitwaramuka dusanze uri kumbeshya ibintu byose uri gukora ari ukundyarya umbeshya gutyo gusa, sha sinjye kukubeshya, ntabwo tuzavaruka, ntabwo tuzakiranuka. Nta kindi yakoze, yahise amubwira ati jya mu modoka tugende. Ese bari buze kugenda basange koko uriya mugore arahagaze? Biri buze kugenda bite? Uyu mugabo ntiyabimenya, akamenya ko umugore we iminsi yose bamaranye, imyaka yose bamaranye yamubeshyaga. Uyu mugabo yahoraga akora buri kimwe cyose kugira ngo aharanire ko umugore we yabaho neza, agasanga niwe se kibaho ubwo ushaka no guhemukira umwana we. Biri buze kurangira gute? Ibyo byarabaye. Twagarutse ku mugore yibereye mu rugo, ariko tubonye hari abagarutse. Umugore arimo aragenda, yaragiye kubona ahangaha nyabagiye inote. Noneho uyu mugore hari umugabo ujya uza kumureba hano muri runo rugo. Iyo umugabo wadahari, hari ikindi kigabo kijya kiza kumureba. Noneho ni tekinike gikoresha kinyabagiza inota ahantu hose, akagenda zikurikiranye paka bageze mu cyumba. Witegereze irobwo namwe nyine urabyumva ibihita bibera mu cyumba. Uyu mugore yarahagurutse, kandi mu guhaguruka twe tuzi ko umugabo we yagarutse, ndetse si yagarutse wenyine, yagarukanye na wa mukozi. Uyu mugore yaje ahangaha agenda atora inote buke bukeya. Ese izi note ninde wazinyabageje hano? Ni wa mugabo wajya guza kumureba se waba wabikoze. Yaje avuga ati mana yanjye we, amafaranga y'uno munsi, amafaranga y'uno munsi. Umugore akomeza kuza kamba, witegereze agenda areba amafaranga, nta nubwo ari no kureba imbere ye ngo abahari, wapi ibyo ntago biri kumureba. We ari kugenda yitoragurira inoti ku note. Ese ibi birarangira gute? Kandi ngo umugabo we sha azi ngo umugore we afite ubumuga bw'amaguru, ntago ashobora kugenda. Azi ngo afite ubumuga bw'amaguru, ni nayo mpamvu agendera mu kagare. Kumbe umugore we ni muzima. Umugabo akomeza kuzina ko umugore akomeza kuza buhoro buhoro agenda atoragura inoti ari kubona zitarangira. Ageze ahangaha, yageze ku rucongo tuzi nyirarwo, nawe ararwitegereza, arebye urucongo abona haraharuzi. Yagize ubwoba, kumbe ni umugabo we, ndetse na wundi wahoze ari umukozi muri runo rugo baramwiboneye. Ubu se yarenzaho iki? Yakongera yahise yitura hasi, kandi n'ubundi byarangiye. Bamubonye ahaguruka ku kagare, bamubona ari ahangaha, araje avuga ati miyamuru wagarutse ryari, wavuye ku kazi ryari? Ati murankanze cyane rwose. Ubu saha yakongeraho iki? Umugabo waramwifatiye ndetse aramwiboneye, bamuteze umutego. N'ubundi wa mugabo yajyaga nka kumwe wa mugabo yajyaga bikora, nawe yahise akoresha uwo mutego. Araje avuga ati nose tugukanze gute kandi twari twibereye ahangaha bisanzwe, twari turaha bisanzwe. Wankoze ibibi wowe, nta soni wowe, nyuma y'igihe cyose umbeshya
kuri ishusho nibwo wumvise ko tugukanze aravuga ati amiyamo rwose narinje nje kureba no mafaranga nyobewe umuntu wayanyabagije ariko Imana isi ikora ibitangaza sa nkaho nakize naje ntoragura amafaranga reka mpaguruke ndebe kandi n'ubundi bamaze kumubona n'ubundi naye ari kwigira ati reka mpaguruke ndebe ye mana we uzi ko mpagaze kandi n'ubundi ari kubabeshya bamaze kubivumbura ati sheri ati ni ibyishimo atumva tuza rega n'ubundi nari mbizi ko usanzwe uhagarara igihe cyose wari umaze n'ubundi wahagararaga ahubwo iyo mitwe wantekeraga iki nicyo gihe cyo kugira ngo irangire aranje avuga ati ariko miyamoro rwose n'ubu ngubu mpagaze ahubwo n'ibitangaza by'Imana bibayeho nanjye ntabwo nari nzi ko ndibuze guhagarara ariko byose birabaye sheri mbega ibintu by'ibyishimo twagakwiye kubyishimira njyewe nawe byagakwiye kuba ari umunezero hagati yanjye nawe nta nubwo wishimiye ko umugore wawe ahagaze kweri n'igihe cyose yari amaze afite ubumuga ati ubu noneho meze neza nanjye ndi umugore muzima nk'abandi bose bwa bumuga ubu burakize byose birarangiye ndetse uyu mukozi arangije aravuga ati bosi rero nagira ngo nkubwire ko ariko kuri nashaka kukwereka nyuma y'ibyabaye byose si ibi gusa ahubwo hari undi mugabo wajya guzanga muri uru rugo akanyabagiza amafaranga gutya akaza yakurikirane ibi byose ni ukuri nagiye menya ndetse si nibi byonyine telefone yanjye narayikoresheje reka nkwereke ubundi filime itangira twabonye uno mugore agiye guta umwana muri pisine ndetse arangije aravuga ati reka nkwereke reba ino video urebe urya munsi umwana wasangaga mutkuye muri pisine uriya mugore nawe yikubise hasi umugabo yabonye n'ukundi kuri urya munsi atabashije kuba yamenya aravuga ati nyuma y'ibi bimenyetso se urarenza hiki ahangaha hari video igaragaza ugiye guta umwana wanjye muri pisine kandi ari umwana mutoya nanone si ibyo byonyine ahangaha ndakwifatiye urimo urambeshya ko ugifite ubumuga bwo kutagenda si ibyo gusa nanone ndakwifatiye uyu mukozi nanone mpaye n'andi makuru yuko ujya unanca inyuma uyu mukozi arangije avuga ati bosi sinjye kukubeshya buriya nuko nakomeje kubibika kugira ngo nanone atazanyirukanisha uyu mugore nigeze kumwifatira ari kumwe n'undi mugabo banaryamanyisha ati bosi sinjye kukubeshya uyu nta mugore umurimo uyu mukozi yamubwije ukuri kandi koko nta mugore umurimo umuntu wamubeshye iki gihe cyose umuntu wamuryarye ku iki kigero agakora uburyarya bugeze ahangaha ubundi wavuga ko ari umugore nyabaki nta mugore umurimo ntashoboye ntanashobotse kumva uyu mugabo ntiyaje wenyine yazanye na polisi aravuga ati nimumufate icyo ni igisahiranda icyo ni igisambo cyashaka kuzansahura imitungo yanjye kikanyiba buri kimwe cyose nimujye kugifunga uyananije aravuga ati ariko sheri ibi bintu ntabwo wagakwiye kubitwara gutya wagakwiye kubyoroshya ndetse bikaza kujya mu buryo uravuga ati ceceka aho ngaho se nyine uri kwivugishwa wivugishwe biki ibyo wakoze ko wabikoze uri guharanira iki koko tuza ceceka aho ngaho ndetse yaravuga ati sheri nyamara ibiki ntacyo yari afite cyo kuba yarenzaho nuko bamufashe baramutambikana bagomba kujya kumufunga kuko yari ari mu runo rugo nk'igisahiranda yari ahari nk'igisambo ndetse nk'umutekamutwe kandi ntabwo ari ibintu byiza uyu mukozi arangije avuga ati bosi nizere ko noneho kubonye ukuri nizere kubonye ko nta kibi naringamije ntabwo nashakaga kukwangiriza igihe ati ahubwo nashaka kukwereka ukuri ukamenya umuntu mubana uwo ari we uyu mubosi nawe arangije avuga ati unyihanganire kuba narakwirukanye nta cyizere nigeze nkugirira ariko nanone buri iteka ukuri gora kuganza uko wazana ikinyoma kose uko wabikora kose ugakora amafuti iteka ikiza gihora imbere gihora kiganza kandi iteka umuntu ukora ikiza iteka ahora yumva ameze neza afite umutima utuje ugeneje uvuga tumbabarire rwose ati kandi akazi kawe karita gakomeza uyu mwana ni wowe muntu asigaranye wo kumwitaho nta wundi muntu afite wo kumwitaho ari nuko tuyisoza ndetse nagira nkubwiye ko ari nyazo filmu zitegurika nayibagezaho duhure mu zindi zikurikira ciao ciao ndabakunda cyane.